Ikaze mu biganiro bya Youth for Youth Rwanda kuri YouTube channel yacu Ijuru Rito. Muraho, ikaze ku Ijuru Rito, aho tuganira ibiganiro bijyanye n'umuryango mwiza ari we Ijuru Rito. Uyu munsi naje kugira ngo tuganire ku bintu bimwe bituma abana barira. Nk'uko twabibabwiye muri introduction, tuzajya tuganira tubasangiza na experience y'ibyo twahuye nabyo nk'ababyeyi cyangwa se nk'umuryango. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kumwe mu mpamvu ituma abana barira, ariyo inzara. Hari ababyeyi babyara umwana, ukabona umwana akivuka, ukabona umwana akunda kurira, mu gitondo akarira, saa sita akarira, nimugoroba akarira, wamushyira mu buriri akamara iminota 15 30 agahita akanguka akarira, ukavuga ko umwana wanjye ni mubi, umwana wanjye ateye nabi, umwana wanjye agira amarira adasanzwe. Noneho ndabaha urugero rero rw'imiryango ibiri nshaka kubaganirizaho kugira ngo mubimenye nawe utarubizi impamvu umwana wawe arira. Wenda ushobora no gusanga wenda nta wamenya iki kiganiro hari ikintu cyakumarira, ugasanga umwana wawe yariraga kubera iyo mpamvu ariko utarubizi. Rero umuryango umwe ngiye guheraho ni umuryango w'inshuti. Bari bafite umwana wabo avuka ari umwana w'umuhungu mwiza, mu kwezi kwa mbere ameze neza, mama wamwonsa ageze nko ku mezi 4 n'igice. Mama warampamagara ambwira ati umwana wanjye asigaye byuka arira, kirirwa arira, karararira. Ndavuga se ubwo arahaga? Arambwira ati ndamwonsa agahaga, ati ngiye nibaza ko aba yahaze. Ndavuga urabizi neza ko aba yahaze? Ati aba yahaze, ati ngiye mfite amashereka ndamwonsa agahaga. Ndavuga abana b'abahungu hari igihe bijya bibaho ko adahaga, wazagerageje ukamuha ikindi kintu ukareba ko hari ikintu bitanga. Sinzi ubwo ko byagenze nyuma ntaho twongeye kubivuganaho, ariko ejo bundi byarantunguye cyane, nabyo byanampushije kugira ngo dukore kino kiganiro. Numva wa mubyeyi arampamagaye, papa wa mwana ari umpamagara noneho arambwira ati sha tuzi ibintu byatubayeho, ati uyu munsi natashye ngeze mu rugo, ati ntungurwa no gusanga umwana aryamye asinziriye. Ati ubundi uzi ko narimenye twatumenyeye kuva mu rugo kugenda, kandi kuva cyagiye watubwira ko twaramushyize ku masererake tumushyira no ku gapapayi, ariko ubwo twaga tuzi ko wenda n'amata twari twaramushyizeho ahubwo. Noneho icyo gihe ubwo papa w'icyo yambwiraga arambwira ati uyu munsi ejo bundi naratashye nimugoroba nsanga umwana arasinziriye, ariko ubwo hari haje nyirasenge. Noneho mpamagara ndamubaza nti se umwana ari hehe ko ntari kumwumva arira, ko ntari kumwumva yicaye? Ubundi nanimenyereye kuva mu rugo, yaramenyereye ngo kugera mu rugo avuye ukaza agasanga umwana aricaye kandi n'ubundi ameze mbese arira yiyenza niye. Ati noneho nyirasenge aramubwira ati reka da, ati umwana araryamye arasinziriye. Ntabwo yiri warira, ati arira bya hehe ko ahubwo umwana yari yararyama, ahubwo ubu bwa kabiri asinziriye. Papa barabiramutangara. Umunsi wa kabiri nabwo avuye ku kazi arongera asanga umwana arasinziriye. Ubwo urumva yampamagaraga ariko bimbwira ati sha ndagira ngo mbikubwire ko nubwo papa yampamagara afite ikiniga pe. Arangije arambwira ati n'ubu ngubu noneho ati nejo nabwo ararya nsanga nabwo arasinziriye. Bambwira ko bamugaburiye ku manywa agasinzira, akongera akamugaburira nanone akongera akaryama agasinzira. Ubwo yampamagaye ku munsi wa gatatu ambwira ati noneho ikintu twakoze twahamagaye umutantine we, umukobwa wamureraga, aramubaza ati bwiza ukuri uyu mwana uramugaburira umuha amata nk'uko bikwiye bigenda gute cyangwa arabyanga? Umwana aravuga ati arabyanga. Ati urabeshya ntago abyanga. Arabyanga kandi tante bavuga ko yamugaburiye akarya akaba yanasinziriye. Ubwo urumva iyo ko guhinduka babikubonye muri iyo minsi nyirasenge yari yahageze. None ubwo umugozi ko akomeza kumubaza uwo mwana uwo mutantine wamureraga agera aha ngaha arabyemera, avuga ati najyaga mbyembi nkabona ntabyemeye nkabyirira. Ubwo uwo papa yampamagaraga nyine ambwira ko ubwo mu gitondo ngo yari abatorotse arataha. Icyo rero aha ngaho isomo nashaka gutangamo ni ukuvuga ngo niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana ukaba umurera, ufite n'umutantine umurera, rimwe na rimwe biba byiza iyo nawe ushyizeho akawe ukajya ubikurikirana ukareba isomo rindi ririmo. Aba bana baturera abana tugomba kujya tuzirikana nk'ababyeyi ko bamwe na bamwe baba baravuye mu giturage, abandi izo nshingano tuba tubaha n'igihe ziba zibarenze. Bisaba ngo natwe dukurikirane nk'ababyeyi tubirebe. Rimwe na rimwe usanga wa mugani umwana umuha usiga ibyo bintu ngo mutantine abimuhe ntanabimuhe, ariko ntubimenye kubera ko wenda wishyiramo ko kuko nk'uwo mama uwo mwana wamureraga umwana yari azi ko ari umwana mwiza ko bamaranye n'igihe kandi amwizera pe. Ariko hari n'igihe batanabikora atari umutima mubi. Akenshi na kenshi usanga ari
kubera ko banarangaye rimwe na rimwe karangara kuri iyo telefone nta n'ubugome burimo nta n'imitima mibi irimo so bigadusaba ko natwe nk'ababyeyi tubikurikirana kugira ngo tumenye ese koko umwana ibyo twaguze ibyo twamusigiye arabibona cyangwa ntago abibona cyane cyane ko niyo umwana atabibonye hazamo n'izindi ngaruka zo kuba umwana yanagwingira uwo mwana babwira kuri iyo minsi ngewe mbonana nabo umwana yarataranakomera ubona ko hari ikintu kibura nk'umwana w'amezi 5 wabonaga hari ikintu mbese yaburagaho so iyindi case ya kabiri ngiye kubaganiriza ni y'abantu bandi nanone nzi umwana wabo yaravutse amaze nk'iminsi 4 njya kubasura ngezeyo nsanga kana ukuntu kari karavutse nagarikwa ku bitaro ari akana kavutse gafite ibiro byiza kubona ko gafite akabiri nyuma y'iminsi neza umwana inda yarafatanye urumva nk'umuntu w'umubyeyi ufite abana 4 kubona urumva ubonye umwana ufite inzara uhita ubibona ariko abo babyeyi na mwana wabo wa mbere w'imfura ntibone bari kubona umwana gahinja kararira kuva mu gitondo kugera ninjoro ku buryo muri iyo minsi mama we yarahamutse avuga ati ni gutya kurera bimera ngiye sinzongera kubyara mfungiye aha birangije ndababwira ntibite se ko mbona umwana wanyu ameze gutya bite ati yirirwa rira akabyuka rira akirirwa rira none se afite ikihe kibazo ati ntago tubizi pe none se hari umuriro afite nta muriro afite none se araruka ntabwo aruka none se ubona ati banza ari icyo mu nda akana ndagafata ndakareba sinzi ukuntu Imana yamvugiyemo ndo navuga ko ari nk'Imana njya kugahindurira pampers ndebye pampers nsanga kana muri pampers nta kintu kirimo ntikigeze gakora pipi ndavuga si pampers mwambitse ryari ubwo hari nka 12:00 n'igice hafi saa moya ubwo twayimwambitse saa 5 none umwana kuva saa 5 ntarakora pipi nari batireka da none se nta kibazo afite none se kuva umwava kwa muganga yakoraga pipi iyi tarayikora igihe rwose ayikora none se akora kaka utanumva ko kuba umwana akora pipi akuba akora kaka nta kibazo cyo kuvuga ngo wenda ikibazo wenda cyane Maria yose ahubwo muhita binzamo ndababwira uyu mwana barahaga ndavuga ati mama waramwonsa atari kubanza afite amashereka make ntiye baba we ubwo ikintu nakoze nahise mpamagara umuntu uzi ucuruza amata ndamubwira mbabarira unyoherereza amata gakombe k'amata ubundi duha umwana ndababwira nti tugiye guha umwana amata kuko umwana ashobora kuba afite ikibazo cy'inzara banyoherereza agakombe k'amata gato ubundi turakora na bibero tuyigura ku kanya muri uwo mugoroba duha umwana tumukorera amata umwana aragotomera n'ababyeyi be birabarenga ndabyibuka mama we amaje yaraje mwana uti nari ngiye kwicira umwana aranywa ndababwira se mujya mumuturisha umubiri aravuga ati se gutura umubiri kare turabizi nta nubwo tumuturisha umubiri nyine yanywaga tukaryamisha ubwo barangije umwana amaze kunywa tumuturisha umubiri turamuryamisha arasinzira twavuye aha ngaho nka saa 3 n'igice umwana agisinziriye twavuye mbese umwana amaze nk'amasaha 2 tugasinziriye none ubwo rero ikintu twakuramo none ni iki ikintu cyo guturisha umubiri nacyerekana itegeko tusangiza twebwe tukibyara ntabwo twari tuzi guturisha umubiri umwana natwe ku mwana wacu wa mbere turangije igihe kimwe tumuhaye amata ndamwonkeje maze kumwonsa ndangije musiga aho ngaho aryamye ari ninjoro ndangije ndagenda njya muri toilette mu kugaruka gato nsanga papa we yamuteruye umwana agiye nko guhera umwuka ariko ngo shiri umwana arapfuye umva umwana wa mbere ntago mwamuzi byarebye ndangije ubwo turagaterura ngo ngiye nahitaga nko bitayisengesho ndagasengeye ngo bije ari kugwana nakagaterura avuga ati wigenda kari kanzi mwuka wari wagiye amashereka yaragakoze ko narakonyeje ndakaryamisha ndigendera nyenge muri toilette gato ubwo bije gafata nanjye ubwo ndapfuka mugafataho ndagasengera ndavuga mana tubabarire dukirize umwana nta sinzi amasegonda byamaze cyangwa iminota byamaze cyo nzi cyo bimeze nka eternity numvaga ko yabonaga birangiye tubona biraga twumva noneho kararize birashe gufunguka mu gitondo tujya kureba umuganga w'abana kugira ngo tukamwereke aratubwira ati rero ati se mugaturisha umubiri tekada avuga ati mujye mumuturisha umubiri umwana yonse abagomba gutura umubiri ababyeyi rero mumenye ko umwana umwonyeje ugomba kumuturisha umubiri ubwo ni ku babyeyi bakibyara cyane cyane bwa mbere ko nzi ko ari challenge noneho rero ikindi igihe ubona umwana akunda kurira ushobora kubanza ukareba niba nta bimenyetso by'umuriro afite cyangwa niba atabana nta kindi kibazo afite nawe ukareba ubundi ukareba se umwana wanjye arahaga niba of course ntago bivuga ko bikuraho kuba wajya kwa muganga igihe wumva ugize impungenge kuko buriya abaganga b'abana nibo bakunda nibo bagomba kumenya ikibazo umwana wawe afite rero ariko ikintu kijyanye no ku mwana kudahaga niba wonse umwana ntago nabarangije aho ngaho kuri uwo mama wari ufite umwana w'iminsi 5 urugo muri iyo minsi twaguze amata like nk'iminsi 3 umwana yaranyweye
bamaze nk'iminsi 3 bamuha amata. Hari ababyeyi badakunda no guha abana amata akavuga ati ngenza amwonsa gusa, ariko nkumva nk'ifitiye nk'iyo stress umwana ntahaga mu minsi ya mbere. Iyo ukomeje kugira stress noneho nta mashereka agomba kuza ntaza. Umumama yahise abona amashereka muri iyo minsi 3 yamuhaye amata, kuko umwana yaryama agasinzira no mu mwaka abasha kuruhuka, bituma noneho rero umubiri ubasha guproduce amashereka. Umubyeyi nawe abona amashereka atangira konsa umwana we neza. Ubu umwana ameze neza. Nubwo buhamya bubiri mbasangije, mfite n'ubundi bwinshi cyane, ariko numvishe rwose nshaka kugira ngo tugane ku kintu cy'abana badahaga, kuko kurera guha umwana akivuka yaba akanyonyo akanywa agahaga, yaba amata igihe udafite amashereka ahagije, ko n'igihe bibaho ukabimenya ko umwana akeneye kunywa no gufata ibyo afata byose agahaga. Ni ibintu by'ingenzi kuko bituma umwana abasha gukura neza ntagwingire, kuko uyu mwana atabasha guhaga neza kuva akiri muto hazamo n'ikibazo cyo kugwingira, kandi umwana wagwingiye n'ubwenge buragenda akagira n'ibibazo no mu mikirire ye no mu bwenge. So ubwo rero dufatanye tubyiteho icyo kintu rwose, cyane cyane ababyeyi bakibyara. Ushobora no kuba ari n'umwana wa 3 cyangwa wa 4 ariko ukabya wenda wabyibagirwa. So tubyiteho, tujye tubimenya ko amarira y'umwana hari n'igihe ajyaza ariko harimo n'inzara. Wanze wenda of course maze kumenya ko nta kibazo cy'uburwayi afite, ukareba noneho n'iki inzara. Bese ko nagiye kwa pediatre hari igihe ashobora guhita abyibonera. Urumva nk'umwana wambitse pampers mu gitondo ntabwo agomba kugera nimugoroba atarakora pipi. Noneho ikindi kintu buriya umwana ukivuka amasaha ye menshi ayamara aryamye. Nukuvuga ngo aranywa akaryama agasinzira, akanasinzira umwanya uhagije. Rero iyo umwana anywa ntaryame ngasinzire aba afite ikibazo. Iyi rero ushobora kureba ko adafite umuriro, ushobora kureba ko nta kindi kibazo, byanaba ngombwa ugize impungenge ukabaza muganga, kuko rwose ntago umwana mu buzima busanzwe yagombye kurira adafite ikibazo. Noneho rero harimo n'iyo nzara. So dufatanye turere abana, tubahe bamwe bahage, kugira ngo tugire abana beza bakwiriye, banogeye umuryango, banogeye igihugu. Mwakoze kunkurikirana muri kiganiro kigufiye dukoze. Dufatanye no mu minsi iri imbere ufite ubwunganira ushaka kuduha mu rwego rwo gufatanya, ko natwe ibi tubaha na experience tubasharinga yacu mu minsi iri imbere. Tubahaye ikaze, uwumva wese uko byagenda kose ufite ikintu washaka kudusangiza cyagira ikintu kimarira umuryango ujye kiduha. Imana ikomeze kubarinda, dukomeze dufatanye kwirinda COVID dukurikiza amabwiriza y'igihugu cyacu. Stay safe. Ciao.